ahantu njye nyashimira ni kiliziya gatolika nahanga sindayumva umupadiri kwigisha ngo bariya barokori bariya abayisilamu bariya bakenisi basengera hariya birirwa bagenda ariko mwebwe niba ari kwa kundi kudushaka duto tuba dushaka kumerera amenyo ku ishyaka rinini reka kuzotora amaso biriya kiliziya gatolika biriya bikira mariya mwabuze ibintu mwigisha ku buryo bugomba kwataka iby'abantu reka kuzotora amaso twumvikane oya ibyo bintu byanyu byarabananiye oya ntabwo byatunaniye bibiliya mwebwe mumeze nk'udushaka duto wowe va muri ibyo mwebwe muri nk'udushaka duto twabuze ibyo twigisha abantu twe tuba ngo uriya ishyaka ngo uriya muryango mukigo muri ibyo ngibyo ndakubaza we bibiliya urayemera reka kuvuga ngo ntose mbihamye imbere yawe urinde urinde ubwo se ndimo ndaganira uri imana se urinde njyewe ikibazo mfite ni kimwe ibintu byanyu mwagakwiye kuba mwigisha abantu ntimubibigisha ariko kuzanya amashaba abo mugendera ku by'abandi ngo rero ngo bariye ngo baravuga ngo bikira mere ngo yagiye mu ijuru ngo babikura he muramushakaho iki ariko se ufite ikihe kibazo ndagifite gikomeye ubwo se ngenda mutse mvuze ko nagiye kuki iyo mvuze ko nagiye mu ijuru cyangwa abandi muza mukabigira intambara sinizaniye umusaza Kazimiri hano mugateza rwasare yaratubeshye ngo abanye abantu bameze nk'aba Cristiano ngo bariyo ngo bikira muri byo kuki wumva bitameze nk'ibi yaratubeshye rwose uriya musaza yaratubeshye yarakubeshye ahubwo Imana muhire uko ridasha kireka ibyo nyine ku muntu ibintu twabivaho tubiveho ariko tumenye ko business ni business ahantu hose tubona amafaranga dukwiye kuyafata iki gihugu twebwe dufite n'amahirwe ko Bikira Mariya yaradusuye kandi byemezwa ko Bikira Mariya hageze byaremejwe ubu ko Bikira Mariya tunanirwe no kumubyaza akantu si amafaranga kandi umva nkubwire kandi ntabwo turi kuyasaba abantu bari kuyazana tuzanira ariko Bikira Mariya ni mwiza pe ariko ubona amabisi y'abanyamahanga bayuzuye hano mu mujyi agiye ikibeho cyangwa agaruka ariko koko umwaka ushize tujya gukina na Mukura ndabyibuka turi kuvayo twahuranye n'abari kuva ikibeho kuva ikuye kugera i Kigali byari amasaha 5 batarakora wa muhanda ujye unyura Bugesera wa Eastern Bypass ari amafaranga niba agucika uri mu biki Oh my God,